nduzuye cyane. Nubwo mubona ko ndi muto mumenye ko mbakuriye nta bintu by'imikino hano. Ibyo turabizi kabisa, niyo mpamvu turi ibyihe, niyo mpamvu turi hano. Nibyo kabisa. Uzana imikino duhita dukora akazose. Oya nta mikino nibwo ugomba kugenda ubundi. Nundi turabizi ku bose. Ndasaga sakis isinye sindasa yasange se isirisi asano ese kasana samba sare usurisi musubi sikis usurisi musubi sikis ukuvuga ngo kisha wasa musugisinga sawes nasago so usurisi kubasa mu cyongereza nasago so usurisi kubasa wasa musugisinga sawes nasago so usurisi kusunyu mfusasa nasago so usurisi kusunyu sumbasa ubundi kiri cyane nakubazaga wari gukora iki hano uri kuza uri kuvuga ikinyarwanda warangiza ukanyizanisha ubwo buntu w'ikintu n'imasi mu kinyarwanda wahagaze hano uri muranyara sha uzabona uri gukina nabo cyane ntabwo bazi ntabwo uzi ukuntu ahitamo. we ushobora kuba uri gukina n'umuntu utazi, ndakurekuye genda. Kibazo icyo kiri kuzara cyasitatega kivuga kandebe nkawe yampaye ko so nkawe uvuye ko rwe twapuye ntago zikino muyera hacyo mwishyamba igiki ikintu kikiye kigenda gite gusa ikintu cyume hararugo ndagiye ndi kunyara ndi kwakuni nyine nkunda kwihagarika cyane ngiye kubona umuntu araje amaje kuza avuga ibintu binazi bafashe mu gahanga none baruvuza ikinyarwanda noneho simboye ko icyo kintu ubwo nirukanse yamaye kiba kiranumba cyabaye no byahinze gutagiye kubona ngewe ndahantu ndayisita ahantu nandi mbona ndagagaye ko rero birangiye sinzi kuntu inyirebye mbona kirabuze imbara gicitse nuko nyicitse ahubwo sinzi watangurikiye icyo bintu babyumvute mwa gutiwe umuntu nkawo muri timu yacu ikintu nicyo kije kiraho kifite kikagukanga nta soni wowe niko wabuzana twaturutse ubona witwigwa dusangiye igistromboni ukagira ngo twe turi abantu boroshye ahantu twaturutse wabuhazi wowe wabuze icyatuzanye ariyo mpamvu ubonye icyo kintu shenze ubwo uziyaba ari ngewe
birandakaje kabisa. hanyuma se mushatse kuvuga yuko namwe mwaba mufite icyo mupfana kiriya kintu mbonye? Ntabwo bikureba, ni ukuvuga ngo twari tugiye kuguha imbaraga ariko ntazo tukigwaye wazadutenguha wowe mushenzi. Urumva ibintu utangiye kuzana muri business yacu wowe. Mushatse kuvuga yuko ikintu ndi kumwe nacyo yari dayimoni? Uyu ntabwo ari dayimoni ahubwo ni sekibisha. Icyatuzanye ni ukurindikira n'umuntu. Ibintu nka biriya biba byaje kuri iyi si nibyo tuba tugomba kureba tukareberera abantu. Noneho uraza ubaza ngo dupfana iki? Wese ko tubaye gutya. Uyu ni umujyi wacu sha, umujyi gaturaka sha, umujyi yazamutse sha. Igata we bose tube tumuretse gato. Tugomba kumwanangiriza umujyi wazamutse sha. Ubu icyo kintu tugiye kukihigira. Nukuvuga ngo tube tugukuye muri timu yacu icyumweru cyose kingana n'iminsi 7. Uzagaruka wumva wagiye ku murongo neza wisubiyeho. Twagiye kubyiga ahubwo. Ubu nyine numva mumwe muri timu yanyu mu igihano cy'iminsi 7. Nta kibazo nyine ubwo tuzasubira uwo munsi kaneza. Ako boss nta kintu kumva kiri kuno. Ikintu kigenda gite? Ubundi boss reka nkubaza. Ubundi wari Islamu? Ubiki? Ubundi wari Islamu? Kubera iki se? Ntago ni Islamu. Tugende tujyaho mu byo tugema igihe waza bagusiramu. Umbatsiramura? Tugende. No ako sha usigaye tuzugura wagicucuwe. Ako boss ntabwo urabifite imbaraga ushobora gisubira kureba nje n'ubundi iyo mbindutse agasaza imbaraga zikuzura nje ndongera nkahinduka umusore imbaraga zikuzura neza nkuzura imyuka ahubwo twagiye uri kundi bo Vumbi. Akanya basanyohereza location yaho tugiye. Tugomba kugenda akanya. Yes boss. Kaza tuharebe tugende. Tunanga. Uri kwabona? Okay. Akubundi cha ugura cyafite imbaraga. Ugurumva wowe imbaraga wowe. Yes boss. Urumva uzi? Nduzi cyane. Turakoze nyuka boss warunyishe. Sibyize mba nakubwiye we ntago bawuzuye neza. Ugomba kujya wuzura gukumva wubuze imyuka neza. Yako boss uri gikuru uri umenye kundusha n'imbaraga. Dukije kucyera sha. Gisha turi kucyera sha. Gisha tugende sha tugende. Tugende. Birako mbona biri kuza byasaze biri mu biki?
he njye ndumva nakurya nkanakwijuta. mukora ibyabazanye vuba vuba mureke kuninza ahangaha ubundi ko mbona muri kunzenguruka bite byayo. we Vumbi muhereza icambere. Yo, ese nibyo mushaka? Sasa rero nimba ari uko bimeze muransanga. Jya buriya boss biriya ntabyo dufite. We munsange mu kibuga noneho iwanjye.